uri ndakumva amakuru nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Kugirirwa neza n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa n'umukozi w'Imana Pastor Gisagara Frank uyoboye itorero Kabuseri Christian Church cyangwa se icyicaro cy'umutambyi. Iki kiganiro mugikurikira kuri radio Umucyo 102.8 buri cyumweru guhera ku isambiri za mu gitondo kugera ku isambiri 45. Itorero Kabuseri rikore mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu. Mu mibyizi duterana buri wa kabiri guhera ku isaa 11 z'umugoroba kugera ku isaa 1:30 za nimugoroba, ndetse kandi na buri wa kane guhera ku isaa 11 z'umugoroba kugera ku isaa 1 z'umugoroba. Ku cyumweru tugira amateraniro abiri. Iteraniro rya mbere ritangira kuva saa 2 zuzuye kugera saa 5 z'amanywa, ndetse iteraniro rya kabiri rigatangira saa 5:30 kugera saa 8 zuzuye. Mu buzima bwawe kandi nanone ukeneye guterana kandi guterana kwera. Mu gihe ukeneye umushumba w'itorero Frank wamuhamagara kuri telefone igendanwa ni 0788800088 cyangwa se 0788469884. Turakurarikira kandi nawe kubana natwe mu kiganiro kugirirwa neza. Amarira Haleluya. Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije cyane itorero ry'Imana. Imana yo mwijuru umugisha. Bifurije kandi kugira icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha, icyumweru cy'amahirwe, icyumweru cyo gusabana n'Imana. Munyemere rero mbaha ikaze muri aya materaniro yacu yo muri aya masaha. Nkuko bisanzwe buri saa 2 tugira amateraniro hano kuri radio Umucyo. Ndabashimiye cyane abakomeza gukurikirana, abakomeje kubana natwe muri aya materaniro. Nukuri Imana yo mwijuru igibaho umugisha. Turabakunda, nuko kubageraho mwese bitakunda ngo bishoboka, ariko kandi Imana nidushoboza aho tuzahurira tuzabibagaragariza ko tubakunda kandi tubashimira. Nshimira rero ibitekerezo muduha, amasengesho mudusengera, ndetse n'ubuhamya muduha. Imana yo mwijuru igikomeza ibaho umugisha cyane. Hanyuma twese dufatanyirize hamwe kugira ngo dushime Imana yo mwijuru, kuko ariyo ikora imirimo igakora n'ibitangaza. Ubushize rero twari tumaze iminsi turimo kwiga inyigisho yavuga ngo Mwami Imana mpishurira amayobera. Biri amayobera ku buzima bwacu, byo tutasobanukiwe, byo twabonye, twasanze mu miryango yacu tutazi iyo byavuye, ibigaragara ku buzima bwacu twebwe tutabashaga kumenya inkomoko yabyo, ndetse tudafite n'icyo twakoraho. Ibyo ngibyo nibyo twarimo gusenga tubwira Imana ngo iduhishurire, hanyuma nimara kuyiduhishurira kandi ibikureho. Ngira ngo rero twabonyemo, twagize igihe cyo kubiganiraho, twagize igihe cyo gusenga. Imana yo mwijuru umugisha. Twabonye ubuhamya, hari benshi bari bafite ibintu byinshi by'amayobera ku buzima bwabo, Imana yagiye basobanurira. Hari n'ababonaga babaga babiziho, ariko nanone akubwira ati ndabizi ariko sinzi icyo nakora kugira ngo bikurweho. Narasenze, twarebye uburyo ki abantu bafatanya mu misengere dukoresheje ibyanditswe byera, hanyuma turashima Imana ku byakemutse, kandi nanone n'ibitarakemuka twizeye Imana yo mwijuru ko izabikuraho. Yesu rero nashimwe cyane, kandi mukomeze kugirirwa neza n'Imana. Uyu munsi rero tugiye gutangira nanone irindi nyigisho tuzaganiraho nanone mu minsi 7. Bidukundiye wenda iyo biza kudushobokera twakabikoze nka semina y'icyumweru, ku buryo wenda icyumweru cyarangira noneho gikurikiraho akaba aribwo dutangira amasengesho, tugasenga tumaze kumva neza ibyo tugiye gusengera n'uburyo tuzasengamo. Ariko sinzi ko bizadukundira ko twabikora nka semina, kuko byaba bidusaba kuza buri munsi kuvana uyu munsi kugeza ku cyumweru, kandi ntago nzi ko byakunda. Ariko tuzakomeza tugerageza ibishoboka byose. Tuzakora dukoreshe cyane cyane kuri iriya channel yacu ya YouTube, hanyuma tunakoreshe n'iriya group WhatsApp duhuriraho
aho bidashoboka ko tuza kuri radio tuzajya dukoresha izo channels uko ari ebyiri, hanyuma dukomeze twige kandi dusobanukirwe. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo mpa umwana wanjye. Ushize ku cyumweru twari twabiganiriyeho, nababwiyeho ko iyi nyigisho tugiye gutangira muri iki gihe. Nsaba cyane cyane ababyeyi ko tuzayikurikira, hanyuma ikazadufasha nitumara kwiyumva neza tuzasobanukirwa uburyo tuzasengamo, cyane cyane dusengera abana. Buri umuntu yamaza ngo ninde nsaba umwana, ko iyo nyigisho ivuga ngo umwana wanjye, ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki? Reka dusome Bibiliya mu bami ba mbere igice cya 3 n'umurongo waho wa 16. Dusome abami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 16. Bibiliya iravuga ngo Salomo acira abagore babiri imanza. Bukeye abagore babiri b'abamaraya basanga umwami, bahagarara imbere ye. Umwe muri bo aravuga ati, Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe. Bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana, maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu. Ariko ninjoro umwana w'uyu mugore arapfa, azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka, ankura umwana mu gituza. Ubwo umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha mu gituza cye. Wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse museke konsa umwana, nsanga yapfuye. Ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati, oya, umuzima niwe wanjye, uwapfuye n'uwawe. Uwa mbere ati, oya, uwapfuye n'uwawe, umuzima n'uwanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati, yemwe. Umwe agira ati, umuzima niwe wanjye, uwapfuye n'uwawe. Undi akagira ati, oya, ahubwo uwapfuye n'uwawe, umuzima n'uwanjye. Umwami ati, nimunzanire inkota. Barayimuzanira, maze umwami arategeka ati, uwo mwana muzima ni mumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati, Nyagasani, umuzima mu mwihere, wimwica. Nubwo bimeze bite, ariko undi aravuga ati, ahubwo bamucemo kabiri, mubure nawe umubure. Umwami aherako arategeka ati, uwo mwana muzima ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore, kuko ari we nyina. Nuko Abisirayeli bose bumvise uko umwami aciye urwo rubanza, baramutinya, kuko babonye ko ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera. Amina. Kadusenga. Imana Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ko uri Imana yera kandi ugakiranuka. Uri Imana wambaye icyubahiro, urakomeye, niwe nyiri ububasha, niwe nyiri ubushobozi, niwe nyiri ubwenge, niwe nyiri kumenya. Mwami Imana uhereye iyi si n'ijuru n'ibirimo byose byaremwe nawe. Uri Imana ntawakubanjirije, nta nuzaguheruka. Urakomeye, urahambaye, icyubahiro cyose ni cyawe. Mwami Imana uri Imana idukunda, turabizi, ntabwo tubishidikanyaho, kuko urukundo rwawe warutweretse inshuro nyinshi, si rimwe si kabiri. Wera wa Isirayeli, uyu munsi turiho kubera imbabazi zawe, turiho kubera ubuntu bwawe, ntabwo turiho kubera ko dukiranuka, ntabwo turiho kubera ko dukwiriye kuba turiho, ahubwo Mwami Imana turiho kubera ubuntu n'imbabazi zawe. Rero turagushimira ko uri Imana yacu bwite, ntabwo turi bibyarwa, ahubwo turabana mu rugo kwa Data. Icyubahiro n'amashimwe no gukomera n'ibyawe Mwami Imana. Ndakwingize kugira ngo iyi nyigisho dutangiye Mwami, umwuka wawe wera ayitwigishe, adusobanurire kurushaho.
uzayumva wese mwami aho ntazabasha gusobanura ngo yumve, ndakwingiza kugira ngo umwuka wera w'Imana azamusobanurire kurushaho, ndetse mwami nitumara kumva uzatuyobore nanone uburyo tuzasengamo kugira ngo turokore abana bacu, turokore urubyiruko rw'iki gihugu, turokore urubyiruko rwa Afrika, turokore urubyiruko rw'isi yose mwami, abo Satani arimo gutwaza igitugu aberekeza mu isi yo kurimbuka. Mwami turakwinginze kugira ngo utugarurire abana bongere basubire mu murongo mwiza ubashakamo nk'Imana. Urakoze urakarama rero, icyubahiro cyose amashimwe ni ibyawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Yesu rero ashimwe cyane ubwoko bw'Imana. Ndagira ngo dukomeze tuganire ijambo ry'Imana. Ngira ngo nababwiye ko inyigisho tugiye kwiga izabivuga ngo mpa umwana wanjye. Dusomye hano inkuru z'ukuntu umwami Salomo hari abagore babiri babanaga mu nzu, Bibiliya ivuga ko bari bamaraya, noneho ngo bakaza kubyara abana, umwe arabanza arabyara, haciye iminsi 3 undi nawe arabyara. Amaze kubyara babaga mu nzu bombi ari babiri, noneho umwe ngo aryamira umwana we arapfa. Amaze gupfa aragenda reba mugenzi we wasinziriye, arangiye aragenda afata umwana wa muzima amukura mu gituza cya nyina aramutwara. Amaze kumutwara afata wa wundi we utari muzima wapfuye amushyira mu gituza cya wa wundi wari ufite umwana muzima. Barakomeza bararyama, ngo bigeze mu museso, igihe wa wundi agiye konsa umwana we arebye asanga umwana ntakiriho yapfuye. Arababara birumvikana, ariko bukiye mu gitondo yitegereje umwana we. Ibyo ari byo byose Bibiliya twereka ko mu gihe cyo kuvuka kw'aba bana hari harimo intera y'iminsi 3. Umwana rero urufite n'iminsi 3 bakiri batoya bose, bishoboka ko hari ibimenyetso bigaragaza ko uriya mwana ari uwe, kuko yari yaravutse mbere. Ikindi nanone ntabwo umubyeyi ashobora kwiberwa umwana yabyaye. Yaramubonye asanga kuko umwana nuwe, ariko agerageje kugira ngo amusabe uwamutwaye aramuhakanira. Aramubwira ati umwana no wanjye, undi ati nanjye no wanjye. Nta bahamya bari bahari bo kuzahamya ibyo bintu, kuko yavuze ko babaga mu nzu bonyine ari babiri, nta n'umushyitsi wari uhari. Ntago bajya gutanga abagabo ngo avuge ati yewe mubyara, baba ngaba barabirebaga bari bahari. Nta bahamya bo guhamya bari bahari. Ni ukuvuga ngo hagomba gukora ukuri kwari muri buri muntu, yemezwa n'umutima we. Iyo rero uko kuri kutabonetse, umuntu atangira kuvuga uko byumva, ahimba ukundi kuri bijyanye n'intego afite muri ako kanya, agahimba icyo yise ukuri, ariko mu by'ukuri atari ukuri ahubwo ari ikinyoma. Yesu nashimwe cyane. Noneho barakomeza bagize mpaka kugeza igihe urubanza rwagendeye rugera ku mwami Salomo. Rugezeyo twabonye ukuntu yarukemuye. Aha rero niho dukomora inyigisho yacu tugiye kwigaho, ivuga ngo nsubiza mpa umwana wanjye muzima. Umwana wanjye kuko umwana wanjye ni muzima. Tuzaganira byinshi kuri iyi nyigisho. Uyu munsi gusa ndabaha ibanze cyangwa se introduction y'inyigisho byo tuzaganiraho muri iki gihe. Kuvuga ngo mpa umwana wanjye birashaka kuvuga iki? Ese uyu mwana nsaba ari hehe, yagiye hehe, yatwawe nande? Muri iki gihe tugezemo, aho isi igeze uyu munsi, tugeze mu gihe kigoye cyane, igihe kurera abana, kurera generation iri bukurikireho ari ibintu bigoranye cyane. Ndabaho ingero nkeya kuko tuzagenda tuganira, n'ubundi tuzagenda tubona n'ibindi byinshi. Tugeze mu gihe cy'uko ubona ibundi bihugu ukuntu bibaho, cyangwa se ukuntu ibihugu byagiye bibaho. Buri gihugu kigira ibikiranga, na kera bikiri ubwami bitari byaba za repubulika. Buri bwami bwagiraga ibintu biranga ubwo bwami. Ubwami bugira icyitwa ikirango cy'ubwami, ku buryo aho ugeze ubona ikirango ukavuga uti ni ubwami bwahanaha. Wabona intare ukavuga uti ni ubwami wenda bw'u Rwanda. Wabona umusambi ukavuga uti wenda ni ubwami bw'Ubugande. Wabona ikindi kintu runaka bijyanye n'ikirango cyarangaga ubwo bwami bwabo. Hakongera none ubwami bukagira imbibi cyangwa se imbago, aho bugarukiraho buhanira imbibi n'ibindi. Ubwami bukagira nanone igisirikare cyabwo, kikagira abaturage bacyo, kikagira
uburyo ki buyoborwamo, hakiyongera ikindi kintu cyari gikomeye cyane. Buri bwami bukagira umuco wabwo. Umuco buriya n'ibihugu dufite tubana muri aka karere tugira imico itandukanye. Igihugu akenshi uzumva igihugu kimwe cyishaka gukritika cyangwa giseka umuco w'ahandi. Hari abanyarwanda bavuga ngo agahugu umuco n'akandi ukwako, buri gahugu kagira umuco wako. Hari imico imwe n'imwe duhuriraho, hakaba n'imico myinshi dutandukaniraho, ariko bitavuze ko utari uwawe ari mubi. Oya, ntabwo utari uwawe ari mubi, nubwo akenshi abantu bakunda kumva ko waba ari wo mwiza, ariko umuco wose ni mwiza kubera ko wubatse iyo societe y'abo bantu babamo. Nta muco rero mwiza uruta uw'abandi. Hari nko mu Rwanda uburyo turamukanyamo, uretse ko noneho wenda tureke n'iki gihe cya covid aho abantu batagihoberana, ariko na mbere gato yuko covid iza hari ibijyanye no kuramukanya byarimo bihindura isura. Ubundi abanyarwanda baramukanyaga bagira indamukanyo zabo n'amagambo bakoresha, bakaramukanya bahoberanye, hanyuma umukuru akaramutsa umutoya. Hari indamuto baramukanyaga nk'abagabo bahuye, cyangwa se umugabo n'umuhungu, cyangwa se umuntu uhuye n'umwana w'umukobwa, bagiraga indamukanyo zabo n'amagambo bakoresha bijyanye n'umuco wabo. Aho umuntu aramutunda ati amashyo, undi ati amashongore, ni nko kuba amwifurije gutunga inka, undi akamuramutsa ati gira abana, aramwifuriza urubyaro, bakaramukanya bahoberanye. Rero uko iminsi igenda izagenda haza abantu batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye bafite imico itandukanye. Hari igihe baza ugasanga none hari agace kamwe na kamwe, cyane cyane nko mu mujyi, usanga ibintu byo guhoberana bitari bigikora cyane, ahubwo abantu baramukanya, bamwe baramukanya bahana imisaya, abandi bakaramukanya bakubita n'intugu, abandi bakaramukanya mu buryo butandukanye. Uwo rero ukaba ari umuco. Nuvuga ngo rero igihugu cyose ubundi kigira umuco cyubakiyeho, ari nawo gitozwa, ari nawo kigisha abana bacyo, abana bagakurira muri uwo muco. Bijyanye rero nuko society yabaga imeze igabanyijemo ibice bibiri. Habaga hari muri society harimo abantu babiri, habagamo abantu b'igitsina gabo, akabamo n'abantu b'igitsina gore. Ab'igitsina gabo rero babigishaga babahaga amahugurwa ajyanye n'imirimo yabo, nkuko society yaberekaga ibyo bagomba gukora. Nuvuga ngo bamenyaga uko babana, uko baramukanya, uko bicara. Buriya abahungu babigishaga nuko bicara, ntago bicaraga kimwe n'abakobwa. Babigishaga imvugo, ikinyabupfura, abantu bose uko bifata, n'imirimo nanone bajyanye n'ibyo imirimo society yagiye ishyiraho igabanya abantu, bakaba imirimo y'abakobwa n'iy'abahungu. Noneho hari igihe rero igihugu yo hatangiye kuzamo utuntu two hajemo imico irenga 2, 3, 5, bishobora kugorana kuyobora cyangwa se kujera ya society. Mu minsi rero itambutseho gakeya na mbere ya covid mu Rwanda hari hatangiye kuza n'ubundi ibintu byo imico isa nkaho ubona kuramukanya bitakifite wa mwimerere w'abanyarwanda. Hari abagiye abantu benshi, hari abo tubana nabo hano mu mujyi, abavuye mu Burayi, abavuye mu isi zitandukanye, abavuye mu bihugu bitandukanye, ku buryo ibyo kuramukanya bahoberanye iwabo ntago bihaba. Rero iyo muhuye kuramutsa nk'uko iwabo baramukanye. Nanone hari ibindi bihugu duturanye nabyo, hari aho baramukanya bapfukama, hari aho baramukanya bagize gute. Uwo rero nicyo bita umuco. Rero buri bwami, buri gihugu kigira umuco wacyo. Iyo noneho iyo kirimo kirera abana, kibarerera muri wa muco wabo, n'ubundi bakazamuka gutyo. Twebwe rero abakristo n'ubundi abana bacu tubarera umuco wa gikristo, ariko kandi nanone uhura n'umuco w'abanyarwanda, kuko n'ubundi turi abanyarwanda. Hari imigenzo imwe mutandukanye umuco n'imigenzo. Hari imigenzo tudakora, ariko kandi umuco wacu ntago tuwureka, kuko niwo watse iyi society nyarwanda, niwo twakuriyemo, ni nawo abo twasanze batubyaye nabo bakuriyemo. Rero tugeze urumva ko nababwiraga ko n'ubundi mu bantu society irimo abahungu ikabamo n'abakobwa. Noneho rero twinjiye mu kindi gihe, twebwe nko mu Rwanda by'umwihariko, ariko mu bindi bihugu bimazemo n'iminsi, aho umuntu avuka ari umuhungu, ariko akumva ko kuba umuhungu bitari ngombwa, akumva ko atabyishimiye, akumva arashaka kuba umukobwa, akagenda akajya kwa muganga akibagisha, akihindura igitsina, akaba uwo ashaka. Twinjiye mu gihe nanone aho umuntu avuga ngo muri iyo society yacu twabagamo, aho abagabo
aho umusore yageze igihe cyo gushaka agenda agasaba agashyingirwa umukobwa hanyuma bakazabyara bakubaka umuryango. Nanone turimo turinjira mu gihe cy'uko hari abantu bavuga ngo twebwe ntabwo twemera ko umuntu ashobora gushyingiranwa n'umuntu batandukanyije igitsina, ahubwo tunemera ko abana n'abakobwa babiri bashobora gushyingiranwa bakabana babyihitiyemo, cyangwa se abahungu babiri bashobora kubana babyihitiyemo, ubwo umwe akitwa umugore undi akitwa umugabo, cyangwa se bose bakitwa abagabo ariko cyangwa bakitwa abagore, ariko ntabwo byashoboka. Iyo babanye n'ubundi hari uwitwa umugore hakaba n'uwitwa umugabo, bakabana gutyo, ubwo bakabana nk'abashakanye. Turimo turinjira mu gihe nanone aho nta kirazira za zindi z'umuco twari tuzi zagiye zubaka sosiyete nyarwanda cyangwa se igihugu cyacu cyubakiyeho. Uhereye mu gihe cy'abami n'igihe cy'abarepublika, abantu bose batubanjirije, hari umuco igihugu cyabaga cyubakiyeho, hanyuma akaba ari nako kirera abana bacyo kibazamuriye muri wa muco. Uyu munsi rero turimo turinjira mu bihe bigoranye cyane, aho umwana abyuka mu gitondo yaca no ku babyeyi ntabasuhuze, yanabasuhuza akabasuhuza asa nkaho muri za mvugo ubona zidasobanutse ukuntu zihabanye na wa muco wacu. Turimo turinjira mu gihe cy'uko ubona kwegeranya urubyiruko, kwegeranya abana, kubarerera muri wa muco twagomba kubareramo, kubatoza indangagaciro z'ubumana, kubatoza indangagaciro z'ubunyarwanda, kugira ngo nibura bazazamuke ari abanyarwanda. Kugeza uyu munsi ari kubwira ko kuba ari umunyarwanda nta kintu yumva, nta n'icyo binamumariye cyane, ahubwo akabwira ati icyingenzi nuko ndiho kandi nkaba ndi umuntu uwo naba nitwa ari we wese. Nyamara buriya hariyo ikintu cyo kubahiriza amahame agenga igihugu cyawe n'indangagaciro z'igihugu cyawe, bifite uruhare rwinshi kubaka n'isi y'imitekerereze yawe n'igihugu cy'ibitekerezo cyawe. Yesu nashimwe cyane. Buri bwami nanone muri yo nababwiraga, buri bwami bugira uko bwemera, bugira imyemerere yabwo, bugira imana busenga. Kera mbere y'uko ubutumwa bwiza bwa Kristo bugera hano mu Rwanda, abanyarwanda barafite uburyo bemeragamo, nubwo bemeraga imana rurema, ariko ntabwo bari bakamenye Kristo nk'inzira n'ukuri n'ubugingo ibageza ku mana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bajyaga mu mihango yo guterekera no kubandwa zo guterekereza ryangombe izo ngizo na za nyabingi, babaga barimo bashakisha ukuntu bagira access ku mana, ariko ntabwo bemeraga ko ibyo ngibyo ari imana yabo. Rero muri buri sosiyete cyangwa se buri gihugu nanone kigira uko kirera abantu bacyo nuko kibatoza bijyanye n'imyemerere yabo. Aho twebwe rero nk'abakristo turera abana bacu tukabaha indangagaciro za gikristo, tukabazamura ari abakristo kandi ari abakozi b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Rero iyi si turimo twinjiramo uyu munsi, iyi si turimo dukoreramo, iyi si turimo turereramo, iyi si turimo tubyariramo, n'isi irimo ibyo bintu byose, irimo iyo myuka yose. None ndimo ndibaza ngo ese aba bana bacu bamaze iyi si maze gufata, iyi si maze gukurura ibitekerezo, iyi si maze gutwara muri iyo njyana yayo, turabagarura dute nge nawe? Yesu nashimwe cyane. Aho niho havugira ngo nsubiza umwana wanjye. Umwana wanjye rero ndimo ndamwaka nde. Hari iyo se nababwiraga ifite uburyo yubatse na system zizayo yubakiyeho. Muri iyo system rero yubakiyeho ngaho hari umwuka wa Satani wihishemo, ari wo uri muzana, uri mutwara izi generations zacu. Aho umwana uvuka mu rugo rw'abakristo, wabyawe n'abapasteri, warezwe gikristo, ejo wagiye kubona ukabona avuyemo ari hano hanze ku muhanda yatangiye kunywa urumogi, aramwitaho aramwizoga. Ntiyabisanze wabo, ntawigeze abimwereka, nta nubwo bigeze bamubwira ko nta kibambo, yakuze yumva ko ari icyaha. Ariko none uyu munsi ahanageze isi miramwereka yuko iwabo ibyo bamubwiraga bamubeshyaga, ahubwo akeneye kubona ko akeneye kubana na yasi. Noneho ibyo iwabo bamubwiye baramubeshye, iby'isi irimo kumubwira ntabwo irimo kumubeshya. Nuvuga ngo iyo system irimo iramukurura, irimo iramutwara kugira ngo ajye kwikorera, agiye kwinjira mu bwami bundi, agiye gukorera mu gihe wamutoza kugira ngo azakorere ubwami bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Nanone indi system cyangwa se undi mugozi cyangwa se undi mwanzi urimo gutwara abana bacu, ubwo nababwiye ibyo by'ubutinganyi, nababwiye ibyo ngibyo by'ubuhomosexual, nababwiye ibyo bindi barimo muri society nge nawe turimo kurereramo, turimo kubyariramo abana bacu kandi bifite ingufu nyinshi cyane. Hano wenda mu nyigisho ijyanye yimbitse ku bijyanye n'ibyo ngibyo by'ubutinganyi, ku cyumweru niyo tuzaheraho tuzayiga, nzayibasobanurira cyane. Mbabwire ko hano mu Rwanda kugeza ubu ngubu harimo n'abantu babishinzwe, NGO zirahari zirimo zikora, zishishikariza abantu urubyiruko kumva ko bafite uburenganzira bwo kubabo.
umuntu afite uburenganzira bwo guhakana, afite uburenganzira bwo kuba guhitamo wabana nawe. Si ngombwa ko umuhungu ashaka umukobwa, si ngombwa ko umukobwa ashobora gukunda umuhungu bakabana, ahubwo ni ngombwa ko umuntu wese uwo ashatse yitiyemo yabana nawe. Zirahari, zirakora. Rero nitutaba amaso ngo dusenge, twongere tugaruke, turebe icyo ijambo ry'Imana ridusaba, turebe indangagaciro zacu nk'abanyarwanda, hanyuma turebe na Bibiliya icyo dusaba, twubake society, turera abana neza. Turaza gusanga turimo kubyara ariko kurera bitunanire. Buriya ikintu kigoranye mwa abantu b'Imana mwe ntago ari ukubyara, ahubwo no kurera. Kubera ko umuntu wese ufite umubiri ukora arabyara, yaba afite indwara yo mu mutwe, yaba wenda afite se ikibazo runaka, yaba afite indi ndwara runaka, ariko ipfa kubitafata system z'uburyo umuntu aremwa mu mubiri cyangwa se uburyo umugore asama, uwo muntu arabyara. Ariko kurera biragorana. Uyu munsi rero turabyara nibyo, ariko se turarerera hehe, turarera gute? Aba bana tubyara turaberekeza mu maboko yande, bararerwa nande, biragenda gute? Aho ku mashuri bigira naho bariye bafite y'abagenti babo. Ahantu henshi hatandukanye, hari na hamwe mu nsengero mu bindi bihugu ngira ngo mu Rwanda ntibyari byageramo, batangiye kubakira bakavuga bati abana abakristo ni mureke basenge. Iyo ntabwo ndi buze gukritika ibyo ngibyo, ubwo bafite maybe bashobora kubazana kugira ngo biyegereze, hanyuma bazabigishe bazahinduke, kuko hariho n'abahindutse bari babirimo bivamo. Ariko hari n'ahandi hantu bigoraniye ku buryo ubu ngubu hari ababagamo bari barihinduje, bashaka kongera kwihinduza bwa kabiri ntibyemere, kubera ko umuntu yihinduza rimwe gusa. Yesu nashimwe cyane. Rero uyu dusubire kuri iki cyane twe twasomye. Salomo uyu nguyu amaze kwima ingoma, Salomo yimye ari mutoya. Salomo ni umwana wa Dawidi, murabizi, yabyaye ku mugore witwaga Batsheba wahoze ari muka Uriya. Noneho yavutse akurikira umwana wa mbere babyaranye agapfa, hanyuma Imana ibaha Salomo. Imana inaha Dawidi isezerano ry'uko Salomo ari uzamusimbura ku ngoma. Salomo rero amaze kwima ingoma muri Isirayeli, yagiye gusenga asaba Imana ubwenge muri igice cya 3. Noneho ariko yimye yari afite abagabo 3 yabanaga nabo, bakoze ku ngoma ya papa we ya Salomo, ari nabo baje gukorana none ku ngoma ya bamufashije akijya ku bwami. Hari harimo barabagabo 3 bakomeye. Hari harimo rero umugabo umutambyi, hari harimo witwaga Sadoki yari umutambyi, hakabamo Natani nk'umuhanuzi, hakabamo witwaga Benaya mwene Yohada umugabo w'intwari w'Ikabuseri wari umugaba mukuru w'ingabo zo kwa Dawidi. Muri mwibuka Benaya ubushize nigeze kumabwiraho, mbabwira inkomoko ya Kabuseri, muzi ku itorero ryacu yitwa Kabuseri. Uyu rero Benaya akomoka Ikabuseri, hahandi twababwiraga uyu ni wacu Ikabuseri. Benaya niho akomoka. Yavuyeyo iwabo aza mu ngabo za Dawidi. Amaze kwinjira yakoze ibintu byinshi bitandukanye, yishe intare mu gihe cya Shelegi, yararwanya, ari umuhanga mu kurwana, agenda azamuka kugeza ku rwego we yazamutse afite intego yo kuba mu bantu 3 babana na Dawidi. Arangije rero ayeza kuyigeraho. Igihe Dawidi yagiye kwimika Salomo, yahamagaye Sadoki nk'umutambyi, ahamagara Natani nk'umuhanuzi, ahamagara Benaya. Aba n'abagabo 3 bakomeye cyane bari bakomeye mu bwami bwa Dawidi, aribo baje kwimika Salomo. Salomo rero amaze kwima ingoma ajya gusenga Imana, arimo kwisaba ubwenge, avuga ati nzayobora nte kino gihugu gikomeye, ubwoko witoranyije nk'Imana, igihugu gifite abanyabwenge, abahanga bajyana mu bakoze ku ngoma ya data, abasirikare bakomeye, aba bantu bose nzabayobora gute? Igihe rero yari arimo asenga Imana mu ubwenge. Amaze kuvayo rero araza, nibwo yahuye na case y'aba bantu abagore 2 babyaye bari kumwe. Noneho umwe akiba umwana wa mugenzi we. Uyu nguyu yaravuze ngo umugaragu wawe, ngo jewe umujakazi wawe igihe nari ndyamye ngo nsinziriye, yaryamye umwana we ari muzima, ariko yicuye bujya gucya igihe agiye guha umwana ibere. Nagira ngo dusobanure neza hano hantu. Ni kuvuga ngo kuryama agasinzira bivuze iki? Ni kuvuga ngo umubyeyi wese cyangwa se umuntu wese ufite inshingano zo kurera, ugomba guhora uri maso ku mwana wawe, ugomba guhora uri maso ukurikirana ubuzima bw'umwana wawe. Ufite inshingano zo kumwigisha, ufite inshingano zo kumugaburira, ufite inshingano zo kumuha uburere,
zo kumwigisha uko azabana n'abandi, zo kumwigisha uko azaba umugabo muzima cyangwa se uko azaba umugore muzima nawe uzaba afite urugo ruzima rwubashywe. Niba ngo hari ukwigisha umuntu mu masomo asanzwe, hakaba no kwigisha umuntu nanone mu bijyanye no kumuha discipline. Rero igihe cyo kurangara, igihe cyo gusinzira ni ryari? Ni cya gihe umubyeyi we yibereye mu rugo akabazi k'umwana arimo kwiga, nibyo koko school fees warazibonye, nibyo koko Imana yaguhaye umugisha n'amafaranga urayafite cyangwa se wenda ufite n'akazi keza, nibyo koko Imana yaguhaye umugisha warabyaye ufite abana, nibyo koko ugiye no kubashakira ishuri kandi ubonye ishuri ryiza pe ryigisha neza. Twebwe iyo bavuze ishuri ryiza biba bijyanye na standard y'iryo shuri ririho. Nanone standard ijyana n'ibintu byinshi, uko bagenda barankinga amashuri mu ma standards atandukanye kugira ngo bazavuge ko ishuri ari ryiza rimeze neza. Ntabwo ari inyubako gusa, nubwo nayo zirimo inyubako zirimo, abarimu barimo, abarimu beza b'abahanga b'indobanure bavuye mu bihugu bitandukanye kuko bagaragaraho ubuhanga. Noneho ku buryo n'abana bahigiye basohoka bafite ubwenge, bafite ubumenyi bwinshi cyane bahawe. Noneho nibyo koko umwana umujyanye ku iryo shuri, ufite urugo rwubashywe, umeze neza rwose, ahandi Imana iguhamisha. Ariko uyu mwana wohereje hariya ashobora guhura n'abandi bana bava mu miryango yemera bya bindi navugaga. Ashobora kuba ava mu miryango sinzi, uretse gusa ko ntemera ko hari umubyeyi ushobora kwigisha umwana we akiri muto akamubwira ko kunywa itabi ari byiza, kunywa inzoga ari byiza, gusambana ari byiza. Ariko hari igihe umwana agira ibyago akavukira mu muryango ukora ibyo bintu, umwana abibona kugeza igihe yumva ko ari umuco akabyakira nkaho ntacyo bitwaye. Noneho uriya mwana wimenyereye wumva ko ntacyo bitwaye kubera ko ni wawe habona, iyo ageze ku ishuri agahura n'umwana wawe, nawe atangira kumwumvisha ko ntacyo bitwaye kubera ko iyo babikora ahubwo abatabikora aribo bafite ikibazo. Uko abarimu bamwigisha za shimi na za fizike n'imibare, hari undi mwana begeranye urimo kumubwira ibindi. Hakaba n'igihe nanone muri ba barimu babigisha nabo harimo ba bandi bakora ibyo ngibyo, akamwigisha ariko yagera no hirya agatangira kumubwira n'ibyo bindi. Uko umwana arimo arahura n'abarimu babiri, umwigisha ibyamujyanye kuko watangiye school fees, n'umwigisha ibindi bitari no kuri curriculum ya cya kigo ku masomo baziga, ahubwo arimo guhabwa n'abandi kubera na society babayemo. Uko agenda kura yigira hejuru, ukazabona umwana arimo aradevelop ibintu utigeze utekereza ko byaba mu rugo rwawe. Ukabona umwana arimo arazana ingeso utigeze utekereza ko zabaye wawe mu rugo. Wajya ku ishuri kubaza abashinzwe discipline bakubwira ati natwe nuko tumubona ariko ntabwo ari twabimwigishije, tumubona uko nguko, ariko mu byo twigisha hano ibyo ngibyo ntabwo birimo. Wamubaza aho yabikuye kuko yamaze kugera ku rwego rwo adakeneye kukumva ntabikubwire. Wazajya kubona ko umwana yahindutse umuntu utigeze utekereza mu buzima bwawe, yahindutse umuntu utigeze wifuza kurera mu rugo rwawe. Kandi n'umwana wawe nturi bumute, nturi mu kukubitara ugera wana mukubita guseka, nturi butware kuri polisi ngo nimufunge, kuri iyo bamufunga nta n'ikintu na kimwe iyo byageze aho ngaho wowe ushobora kumukoraho. Sindwara ngo uramujyana kwa muganga bamuvure, kumutwara niyo bamutwara mu kigo ngororamuco nibyo, hari abagerayo koko pe bakazagaruka kubona barabaye abantu bazima, ariko n'abagerayo bakazagaruka uko bagiyeyo. Ibyo bintu rero ni ibintu bigoranye cyane kugeza ubu ngubu. Iyo niyo systeme turimo. Aho niho uyu munsi naje kugira ngo tuganire nge nawe. Mubaze ngo ese mubyeyi wabyaye, mubyeyi urimo kurera abana bawe, urimo urabarera ute? Ese urimo urabona bameze gute kugeza ubu ngubu? Ubwo nimo ndavuga muri iyo si ifata umuntu igatwara ibitekerezo bye ikamuhindura uko amutekerezaga ntaba ari ko amera. Ejo umwana akazagupfira ubusa umureba, akazabikirumba akabikirara umureba, utarabuze amafaranga yo kumwigisha, utarabuze ikintu na kimwe cyo wamukorera, agahinda kakakwita uzi kugira ngo umwana wawe ananirane. None ufite n'ubushobozi ahubwo usange ahangaha mwihangane, ntabwo ndimo ngambiriye wenda kugira ngo mbababaze cyangwa se bakomeretsa, ahubwo ndimo ndagira ngo dufatanye nge nawe dushaka igisubizo cy'icyo twakora kugira ngo uwo mwana agaruke abe muzima. Ese nashimwe cyane. Ntabwo ndimo kubabwira nk'umuntu uvuga gusa ngo ndatanga amakuru hanyuma nigendere. Oye, hirya yo kumara kubwira ibi ngibi tuzanaganira icyo twakora kugira ngo umwana agaruke, kuko
ntabwo ari ukuvuga ngo kuba yarabaye gutyo byararangiye, haracyari ibyiringiro ko ashobora no kongera akagaruka akongera akaba umuntu muzima. Niba hari ikintu kibabaza ni ukubona akenshi mbaho urugero nk'abantu hano mu gihe hari igihe umuntu afite ubushobozi pe urigisha abana bawe nibyo, noneho hakaba n'umwana w'ahandi hantu wenda wifashirizaho umukene wiviriye iyo ngiyo kure, wenda umuvandimwe wawe udafite ubushobozi cyangwa se none wajya kubona ukabona wa wundi wazanye ufasha arava kwiga akuzana niwe urupfa gushimisha umutima wawe, akakuzana na biroti nzima, akakuzana amanota mazima, wareba kuri discipline ugasanga iruzi, wareba wa wundi wawe ugasanga ibintu byose biroti zose ni imituku. Buri mwaka hindura ikigo. Buri hari abantu uzatinye umuntu wiga, hari abantu bize muri segonderi yiga imyaka 6 ku bigo bitandatu. Buri mwaka yiga ku kigo kimwe, buri undi akajya ku kindi, undi akajya ku kindi, undi akajya ku kindi, undi akajya ku kindi. Mu byukuri ubusanzwe segonderi nk'umwana muzima wize neza atize ku kigo kimwe yakwiga ku bigo bibiri. Aho yigiye tronkome naho agende yaho yigiye eleve. Nuvuga ngo niba amaze gukora tronkome leta ishobora kumuhamagara ku kindi kigo akakijyaho. Cyangwa se niba atabonye na ya leta wenda bishobora kubaho ko atayabonye. Ababyeyi bakamushakira indi shuri wenda rya prive akaryigiramo akarangiza. Ariko umuntu wize imyaka 6 akiga ku bigo bitandatu, cyangwa se imyaka 6 akiga ku bigo 4 cyangwa 5, aho yatinze yahize imyaka 2. Uwawe wirirwa ushakisha ikigo azatwaraho, ikigo uzamutwaraho. Umwaka umwe yize kuri iki, undi yize kuri iki, undi yize kuri iki. Nyama wa wundi rero hari aho bigera ababyeyi bamwe, iyo mvuga hari ingero zimwe na zimwe tuba dufite, aho umuntu muri we yumva agize ishyara akavuga ati ni gute abanjye bananiye nk'abandi mo kwigisha ba rubanda, akazabwira ati mwihangane school fees zarabuze ntabwo nyifite ubushobozi bwo kwigisha abana ba bandi, akabarabaretse kubera ko abe yabonye ko byanze nta kintu kirimo kuvamo. Uyu ni umwuka ukukwitira umwana ukababara akabaza umutima wawe. Kandi nyamara buriya mu by'ukuri kambabwiza ukuri, abana ni umugisha ku babyeyi tuzabibona. Hari abantu umugabo witwa Yosefu yabyaye abana 2 b'abahungu, w'imfura mwita Manase. Haravuga ngo koko Imana inyibagije imibabaro nakuye mu muryango wanjye. Hari undi wa kabiri mwita Efraim, aravuga ngo Imana impereye umugisha, Imana inyaguriye mu gihugu nagiriye mu mubabaro wanjye. Hari imibabaro 2 udashobora kuvurwa n'ikintu nacyo kimwe kibaho ku isi. Umubabaro wa mbere ni umubabaro utewe n'umuryango wavutsemo, cyangwa se uwacumbitse muri umwana waravutse ugasanga nta babyeyi ufite badahari ku mpamvu zimwe cyangwa izindi, ababyeyi bashobora gupfa, cyangwa se ushobora no kutabamenya kubera impamvu nyinshi zitandukanye twese tuzi nk'abantu. Famiye ukuriyemo ikagukomeretsa cyane ku buryo ukura wumva warazinutswe ikintu cyitwa umuntu. Kiriya gikomere ntushobora kugikizwa n'akazi keza niyo bakugira, niyo baguha umwanya wa mbere ari uhembwa amafaranga menshi mu gihugu. Kiriya gikomere ntushobora kugikizwa na business ya mbere ngo ube umukire wubaka amazu meza mu gihugu, ibyo ntibishoboka. Kiriya gikomere gikizwa gusa no kubyara umwana uvuye muri wowe. Iyo avutse arakomora ibikomere ugakira ukaba muzima. Iyo umurebye akumaramo imibabaro y'abantu, y'amasura yose yaguciye mu maso y'abantu bakubabaje, uriya mwana akumara umubabaro. Nanone undi mubabaro wa kabiri udashobora kumarwa, ubwo ni muri 41 mu itangiriro umurongo waho muri 50 gutyo. Umubabaro nanone wa kabiri gukorera ahantu uri umwana ukora akazi kaho, bakagukoresha uburetwa, ugakena, ugasonza, ukajya ubona abana b'abandi barabyuka mu gitondo bakakubwira ngo umwana w'imyaka aba mungana mu myaka imwe wenda mwese, ugasanga wowe urimo urabakorera ibyo urakora ibi wenda ni uri mukuru ngo urabaruta ariko murangana. Ahantu hose ugasanga uhora udahabwa agaciro nk'umwana, ahubwo ugasanga urakora nk'ibyo abantu bakuru bagakoze mu gihe wowe udahawe uburenganzira bwo kumwana. Icyo kintu cyo kwimwa uburenganzira bwo kumwana ahantu rero kirakurya mu mutima. Kiriya gikomeye nanone kivurwa no kubyara umwana wawe, none ukamuha agaciro kandi wumva gutahawe, ukavuga uti nimbyara umwana wanjye agaciro kose ntahawe genza akamuha. Iyo umubyaye ukakamuha agukiza wa bya bikomere na wa mubabaro. Iyo rero Satani aje akagutwara abano bana bombi, aba yongeye gukomeretsa bwa kabiri agusubije mu bikomere byo wakuye muri wa muryango uvukamo, aba yongeye gukomeretsa nanone agusubije muri cya gikomere wakuye muri society wakuriyemo. Ni ukuvuga ngo ni ibikomere bibiri. Abana nibura mbere na mbere babanza gukiza mu mutima wawe. Abana bakiza umutima w'umubyeyi bwoko bw'Imana. Iyo hari ikintu gishimisha ni ukubona abana bashimisha umutima. Nagira nkubwire ngo nawe washatse utari wabona, humura
Imana wizeye, Imana usenga, Imana yaguhaye urwo rushako, Imana yaguhaye uwo mugabo, Imana yaguhaye uwo mugore, Imana yagukuye hahande ayo mateka nawe uzi Imana yakurindiyemo ubuzima bwawe ukubuzi uko wavutse uhereye igihe wavukiye kugeza igihe wamenye ubwenge aho waciye ibyo waciyemo byose. Imana irabizi kandi mu gihe gikwiriye Imana izakumara umubabaro. Ndagira umubwire ngo wakire urwo rubyaro mu izina ry'umwami wacu Yesu. Noneho rero aba bantu iyo societe cyangwa se ubuzima tubayemo, iyo haje ikintu gishaka gutwara uriya ubwenge bw'uriya mwana, gishaka gutwara ubuzima bw'uriya mwana, gishaka gutwara iyerekwa ry'uriya mwana, kiba kiguhemukiye cyane kuko gishaka gusubiza muri iyi mibabaro. Nanone hari undi mwuka wa kabiri wenda nkubabwireho nubwo iminota yangira imirangira. Hari kuvuga ngo umwana namubyaye namureze gikristo, noneho avukiye ku isi irimo abanyamashyari, irimo abagome, irimo abantu batanyifuriza ibyiza. Noneho bafashe wa mwana wanjye bamutumyeho abana babo, cyane cyane aho bahurira iyo batabashije kwinjira mu rugo iwawe, hari igihe bamutumaho abana babo. Umuntu agafata umwambaro w'umwana we akawutwara mu bapfumu akawutongera, yarangiza akawuha umwana akamubwira tuzagire nugera ku ishuri uzankorera ikintu ngiye kugusaba, uzahe uriya mwana wo kwa kanaka, uyu mwenda mbere yuko uwambara uzawumuha azabanza wambare, namara kuwambara muri mwe cyangwa wambayemo uzawumese wongere nawe wambaye ntacyo bitwaye, kugira ngo atazagira wenda hatazagira icyo bazaruka, ariko uzabinkorera uko nguko. Wa mwenda yamuhaye rero akawutwara yagera ku ishuri akawambika wa mwana. Umwana yagiye ku ishuri ari muzima, wazaje kubona uko umwana agarutse ubwenge bwaragiye, umwana yatsindaga neza mu ishuri abaye umuswa, umwana yari afite discipline abaye indiscipline, ugasanga kubera iki ubwenge bwe babutwaye, ya destiny y'Imana yari yamuteguriye bariya barozi barayihakinze barayitwaye, yahagera umubyeyi agashoberwa. Uyu ni umwuka nanone, uyu ni umwanzi uza gutwara umwana wawe. Rero ibyo nimo mbabwira ngo turimo tugiye gusenga amasengesho avuga ngo Mana nsubiza umwana wanjye, nsubiza umwana wanjye. Ndagira ngo mubwire ngo ubwo byakomera uko byamera kose, uyu mugore umwana we bari bamumwatse bamutwaye, bamuzanira umwana upfuye. Bamaze kumuzanira umwana upfuye, nuvuga ngo ni kwa kundi Satani yakwambuye, yambuye umwana wawe ibitekerezo, yambuye umwana wawe ubuzima, yambuye umwana wawe iyerekwa ryari riri muri we, akamutwara yangiza akamushyiramo ikintu gisa kitari kizima, akamurundamo ibitabi, akamurundamo ibiyoga, akamurundamo ibintu byose. Nuvuga ngo uramubona ko hari ariko nta buzima afite. N'uyu mugore igihe yari aryamye bamaze kumuguranira, yumvaga mu gituza harimo umwana, ariko umwana yari apfumbase ntabwo yari akiri muzima wari bamutwaye. Nagira umbwire ngo wa mubyeyi we wicaye muri urwo rugo ukabona upfumbase umwana utagifite ibitekerezo, abapfuye ku mubiri bo nta kibazo, bararuhutse baragiye, ubwo niba barakijijwe tuzahura nabo kuri wa munsi, cyangwa se ntabwo ari igihe uzagena abazagiye mu bwami bwo mu ijuru, ab'Imana yarigabiye, ab'Imana izariha tuzahurirayo nabo. Abamaze kugenda bo ntacyo twabakoraho. Ndimo ndavuga gusa abakiri bazima bagenda bacyambaye uyu mubiri, bagifite ibitekerezo, bagifite amahirwe yuko bakongera bakagaruka. Ndabasabye babyeyi, ni muze muri minsi y'amasengesho tugiye gusenga, ni muze muri semina tugiye kwiga, twige uburyo ki dushobora, tubanze turebe niki kirimo gutwara abana bacu, niki kirimo kubambura ubuzima, niki kirimo kubambura ubwenge, niki kirimo kubambura imibereho. None tumara kukibona twongere dufatire hamwe ingamba suko tugiye kubasengera. Ntabwo ndabizi neza bizashoboka, kuko uyu mugore maze gutwarwa umwana we, igihe we yari yamaze kubona ko nta cyashoboka, igihe yari yamaze kubona ko ntacyo yakora, igihe yari yamaze gutakaza ibyiringiro y'uko uyu mwana atazongera kumubona. Muri icyo gihe nibwo yavuze ngo reka ngende nsanga umwami. Amaze gusanga umwami, ageze imbere y'umwami, umwami ni wamushubije umwana we. Ndagira ngo mbwire ngo natwe dufite umwami wacu Yesu Kristo, wa wundi wapfuye akazuka, wa wundi wadusezeranyije yuko icyo tuzasaba mu izina rye ryose tuzagihabwa, wa wundi utinihira iminiho, wa wundi utwingingira kwa data, wa wundi utazaduhana, wa wundi uzabana natwe kugeza ku munsi w'imperuka. Uwo niwe mwami twizera, niwe mwami dushoboye, niwe mwami wenyine dushobora kujya imbere tugatakira, dushobora kujya imbere tukinginga, hanyuma akongera akadusubiza abana bacu. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi rero kwari gutangira, ngira ngo mbahe umurongo w'ibyo tuzigiramo. Iyo biza gukunda twagakomeje nejo bundi tukageza ku cyumweru wenda byarangiye, none icyumweru gitaha tugatangira gusenga, tumaze kwiga neza, tumaze gucukumbura ngo tumenye neza n'ibyo tugiye gusengera ibyo ari byo. Kuko nanone buriya biragora, ntushobora gusenga utazi icyo usengera, ntabwo ushobora kurasa. Paulo aravuga ngo ndarasa ngo ariko sindi nkuhusha, ndakubita ariko sindi nkuhusha. Nuvuga ngo kudahusha rero ni ugukubita ikintu ureba kandi uzi.
iyo urwana uhusha rero nuvuga ngo nugusenga gusa ariko utazi neza ibyo usengera ibyo ari byo nukubanza kumenya ese uyu mwana niki kimutwaye ni umwuka w'abarozi ese ni system y'isi ndimo kumutwara nabandi bana barimo kumugira ibirara barimo kumutwara nk'ikirara ese niki kirimo gutwara ubwenge bwe niki kirimo kumutwarira ubuzima niki kirimo kumwambura iyerekwa yarafite ry'ubuzima niki kishe nyuma y'ubu buzima bwe rero ibintu byo tugiye kwiga muri iyi minsi tubicukumbure cyane hanyuma nitumara kubibona neza ndagira ngo mbasabe muzanyemerere dufatanye dusenge kugira ngo turokore generation yacu turokora abana bacu turokora abana b'abanyarwanda turokora abana b'abanyafurika turokore iyi generation kuko ibihari kuri iyi si birimo biraduhinyuza ibyo tubona n'amaso yacu birimo biraduhinyuza abantu benshi bafasha abana babo babatwara kwiga mu mashuri meza akomeye yo hanze igihe umubyeyi yatekereza ko umwana we azagaruka aje kuyobora igihugu azagaruka ari umuntu ushobora kugira umumaro igihugu yajya kubona agiye kumwakira ku kibuga cy'indege akabona umwana aje yaratobaguye amatwi amazuru yarapfumuye kandi ari umuhungu ibipantaro biracitse ibikweto biracitse yamureba agahinda akakamwinja akavuga ati uyu niwe muntu nohererezaga amadolari angana gutya buri kwezi uyu niwe muntu ninvestingagamo nzi yuko azagaruka akagira umumaro igihugu ndetse n'umuryango wanjye uyu niwe muntu nohererezaga ibi umubyeyi akababara cyane akumva ko yatakaje umwanya ndagira ngo mbabwire ngo mwirenganya abana sibo ahubwo nimuze duhagarare tuvugane n'umwami waremye isi n'ijuru tuvugane n'umwami wacu hanyuma tumusabe adusubize abana bacu tumusabe abakobo turimo kuyuriya mwanzi uko umwami Salomo yatabaye umugore ni ku mwami Yesu Kristo agiye kudutabara ubwoko bw'Imana Imana imwijibaho umugisha munyemerere rero tuzongere duhure nanone aba udashoboye gukurikira kuri radio Umucyo cyangwa se izi nyigisho zizakomeza nejo kuko tuzakomeza ntago tuzongera ku cyumweru gusa ahubwo nejo tuziga no kuwa kabiri gukomeza mpaka ku cyumweru nibidakunda ko tuzagaruka hano muri iyi minsi mbere yo ku cyumweru tuzaba turimo dukoresha iriya channel yacu ya YouTube inyigisho zajya zijyaho nanone turimo dukoresha iriya WhatsApp group tujye tuganiriraho inomero yayo rero ni 078 79 28 288 iyo niyo nomero rero muzakoresha kugira ngo 277 078 79 28 277 murayihamagara noneho mubwire bashyire ku rugo rubuga kugira ngo tuganireho izi nyigisho muri iki cyumweru Imana yemwijeho umugisha mukomeze mugira umunsi mwiza shalom